Uyu munsi Imana igutambutse mu nyanja urimo, reka nkubwire, umaze iminsi uri mu nyanja. Iyo umuntu ari mu nyanja amafi aramujya, iyo umuntu ari mu nyanja ingona ziramumira, iyo umuntu ari mu nyanja impyisi ziramwataka, iyo umuntu ari mu nyanja agira abanzi benshi. Ariko uyu munsi Imana igutambukije mu nyanja urimo. Iyo umuntu ari mu nyanja ntashobora gutunga amafaranga, iyo umuntu ari mu nyanja asonza abandi babimena, iyo umuntu ari mu nyanja buri munsi ahora arwaye. Ariko iyo umuntu ari mu nyanja ni imyaku, imikoshi, agahinda ndetse n'imibabaro. Iyo umuntu ari mu nyanja ntacyo agira, mu gihe abandi batera imbere ibye biramanuka. Rero uyu munsi Imana igucishe mu nyanja urimo, izere ko Imana yavuganye nawe yuko izakugirira neza, idashoboye guhagarika icyo yavuze ku buzima bwawe itagikoze. Yavuze ko izakurinda, yavuze ko izaguha inzu, yavuze ko izakuzamura, yavuze ko abana bawe baziga. Imana yavuze ko icyubahiro cyayo kizagaragara ku buzima bwawe, yavuze ko izagukuraho imyaku, izagukuraho igisuzuguriro. Umva ko uyu munsi iriremye kugira ngo igucishe mu nyanja. Nta muntu n'uyu n'umwe ushobora kuba inshuti yawe igihe uri mu nyanja, ariko Imana ikigukura mu nyanja inshuti ziraboneka, kuko wabonye imbaraga zikurura inshuti zawe, zikurura abanzi bawe, zikurura abavuga ko bidashoboka. Rero Imana igucishe mu nyanja urimo. Ukeneye Yesu kugira ngo ahindure amateka y'ubuzima bwawe. Ufite kwihana ukareka ibyaha, ukakira Imana, ukakira Yesu mu mutima wawe, agahindura ibyananiye abantu, ibyananiye agakomeye ndetse n'ibyananiye agatware. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yonyine niyo ishobora gukora ikidasanzwe ku buzima bwawe, niyo yonyine ishobora kubaka iby'abadayimoni basenye. Rero akira imbabazi z'Imana ku buzima bwawe. Imana igucishije mu nyanja. Ntukagende udakoze subscribe kuri YouTube channel no kuri TikTok, ukore follow kuri Dukuzumuremyi Church Online. Ngwino twige kugira neza kw'Imana, gukora neza kw'Imana, Imana ikemure ibibazo byacu.